umwarimu ari kuri umusinzi. Umwarimu yigisha umwana umurusha amafaranga, umwarimu yigisha umwana umurusha imibereho myiza, ku buryo rimwe na rimwe bigoye gukonveka umwana azi neza ko ajya kubona ku gasoko ko kandagaswi ko kugenda ugahahira ku gasoko kandagaswi. Uwo mwana rero wakubonye kuri ako gasoko, rimwe na rimwe ari umubyeyi wa nyawe nukwiye kumenya ko umwana iyo ageze mu rugo agomba kubaza umwana atese wize iki uyu munsi. GGTV Rwanda twongeye kubasuhuza, mwaramutse neza ubwo bitewe naho muherereye kandi mwahisemo neza kubana natwe mu muryango wa GGTV Rwanda kugira ngo dukomeze twaguke. Rero murasabwa gukora subscribe, share, comment, hanyuma mukamenyesha n'abandi, hanyuma urakanda kukazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu uko bigiyeho. Uyu munsi rero nk'ubisanzwe mugiye kubana nanjye Kwihangana Jean d'Amour. Iki ni ikiganiro cyiza cyane, tugiye kugaruka rero ku ngingo ikomeye cyane y'uyu munsi. Twagiye tubigaruka mu ngingo zacu, twagiye tubona ko uburezi kugira ngo bugerweho ari ibintu bitatu bigomba kuba cyangwa se nibura bigomba gukorana. Umubyeyi agomba kugira uruhare rwe, leta igomba kugira uruhare rwe, hanyuma ishuri rikagira uruhare rwaryo. Ubwo nituvuga ishuri turavuga abarimu ndetse n'abandi bantu dusanga ku mashuri, ariko by'umwihariko nanone nyiri gikorwa, nyiri gukorerwa icyo gikorwa ari we munyeshuri, we ari mu zihe kondisiyo. Ese uwo munyeshuri abasha kumva impamvu yavuye mu rugo akajya ku ishuri kwiga? Ibyo byose rero tugomba kugera tukabigana kugira ngo tugende dufatikanye twese uburezi bwacu bugende butera imbere. Twagiye tubabwira ko abanyeshuri b'iki gihe bitewe nuko imbogamizi zimwe na zimwe zigenda zigaragara, nuko imyitwarire y'abanyeshuri b'iki gihe bitakiri ku rwego rwo hejuru, aho usanga umwana w'iki gihe asigaye asuzugura, ntatinya gusuzugura umwarimu, ntatinya gusuzugura umubyeyi, ntatinya gusuzugura umuyobozi w'ishuri. Ibi byose rero bikaba imbogamizi ibangamiye uburezi bw'u Rwanda. Ikindi ushobora gusanga ni ubucucike mu mashuri, aho usanga mu mashuri cyane cyane aya leta, aho usanga umwarimu yigisha abana 80 60, ugasanga uwo mwarimu by'ukuri kuba yakwigisha abo bana biragoye ko yazagira umusaruro ufatika, aho rimwe na rimwe usanga umubyeyi cyangwa se umwarimu kuba yakicara mu ishuri, kuko cyane cyane ko iyo umwarimu ari ku ishuri aba yabaye umubyeyi. Usanga rero rimwe na rimwe impamvu zimwe uburezi bugomba kuba budashobora kugerwaho, nubwo rwose tuba twibeshya ko uburezi bwagerwaho, kuba umwarimu yigisha abana ugasanga abana ni benshi mu ishuri ku buryo kugera umwana ku mwana bidakunda. Usanga rimwe na rimwe umwarimu kwigisha abana ariko hari umwana wicaye inyuma ntago abasha kubona by'ukuri uburezi bwa nyabwo cyangwa se isomo rya nyaryo ntago arigira. Ikindi indi mbogamizi n'ababyeyi bamwe na bamwe, kubera ko bamwe baba batarize bataragize amahirwe yo kwiga, usanga umwana iyo ageze mu rugo umubyeyi nitereriyo, namaze kwishyura school fees, namaze kwishyura minerivare, ibyo akumva birahagije. Ariko umubyeyi wa nyawe nukwiye kumenya ko umwana iyo ageze mu rugo agomba kubaza umwana atese wize iki uyu munsi, mwarimu yakubwiye ngo iki, yewe ukagira na communication hagati yawe n'umwarimu kugira ngo umenye ese umwana wawe afite izihe mbogamizi ku ishuri, ni iki gituma atiga neza. Ariko kuba byonyine muri Afurika usanga ibigo byinshi bifite abana benshi mu mashuri, ibyo ni imbogamizi ikomeye cyane, kuko umwarimu ntabwo ashobora kugenda ngo agere kuri kanaka agere kuri kanaka, aho usanga isomo ryonyine rigizwe n'iminota 30 cyangwa se 40. aho ngaho biba bigoye ko mwarimu kugira ngo yigishe bya bice bitatu by'isomo tuzi nka introduction, body ndetse na conclusion. Usanga rimwe na rimwe isomo rishobora kurangira umwarimu akiri muri introduction, kubera ko aba ashaka kugera kuri abo bana bose. Ibyo rero biba ni imbogamizi ikomeye cyane, aho usanga uburezi bwo muri Afurika rimwe na rimwe baba abantu babutekatekera cyangwa se babandi babutegura nabo ubwabo batumva impamvu y'ubwo burezi, cyangwa se nabo ubwabo batarize education surtout cyangwa se by'umwihariko cyane cyane. Uyu munsi rero twashaka kureba ngo izo mbogamizi niki twazikoraho nka leta cyangwa se nk'u Rwanda cyangwa se nk'Afurika muri rusange. Icyambere nuko umwarimu agomba guhabwa ibyikwiye byose, umushahara mwiza kugira ngo agire motivation, yewe agahimbaza mushyika kaba kenshi, ndetse akagira n'ibindi bintu runaka, kuko umwarimu byonyine kuva mu rugo ajya ku kazi aratega agira gute, ariko ugasanga umwarimu kuba ahembwa amafaranga wa AD usanga ahembwa 130 ayo ngayo amafaranga rwose ufite n'umuryango biba bigoye. Uwo muntu rero ufite uko kwigingimira cyangwa se izo ngingimira ntago yajyana ngo by'ukuri yigishe afite imbaraga cyangwa se yigishe afite courage. Nkuko rero kino cyega mukibona rimwe na rimwe tugenda tukaberekamo utuntu n'utundi, hano ni ibintu byinshi cyane bigenda bitandukana, ariko nanone mu burezi niki wakwiga cyangwa se aba bana bacu turi kwigisha iyi generation yacu, aba bana bashobora kuzaba aba engineer beza,
ese aba bana bize muri izi kondisiyo aho umwarimu ahembwa nabi, umwarimu ntiyemerewe guhana umwana, umwarimu ntiyemerewe kuvuga, umwarimu mbese aka kanya mwarimu yabaye umuntu uciriritse cyane ku rwego rwo hejuru, aho usanga mwarimu atagihabwa ka gaciro yahabwaga kera. Nahoze mbabwira ati umwarimu wa kera aho wacaga ku nzu yiwe byaramenyekanaga ati aha ni kwa mwarimu, aha ni kwa mwarimu, bitewe n'uko uwo mwarimu yahabwaga agaciro. Ariko aka kanya umwarimu yigisha umwana umurusha amafaranga, umwarimu yigisha umwana umurusha imibereho myiza, ku buryo rimwe na rimwe bigoye gukonveka umwana azi neza ko ajya kubona ku gasoko ko kandagaswi, ko kugenda ugahahira ku gasoko kandagaswi. Uwo mwana rero wakubonye kuri ako gasoko rimwe na rimwe. Ariko nanone abarimu tujye twikebuka aho tugomba kureba ngo ese iyi ndangagaciro zituranga nk'abarimu, uri umwarimu ariko uri umusinzi, uri umwarimu ariko ujya mu ngeso mbi zindi tutari buze kurondora, wenda nazo tuzazironderaho mu kindi kiganiro cyacu gikurikiye. Ariko tukibaza ngo ese uyu mwana wakubonye muri izi ngeso mbi uzamwigisha afate? Ntabwo bishoboka. Ikindi cya kabiri, leta yacu icyo tuyisaba niha agaciro ka mwarimu, igarura agaciro ka mwarimu, mwarimu agire uruhare mu mirere y'umwana. Niba umwana akosheje acyahwe, ariko ntibyitwe guhanwa, ntibyitwe ngo uburenganzira bw'umwana bwangiritse cyangwa se bwagiweho cyane impaka. Muri iki gihe hari abantu bitiranya uburenganzira bw'umwana n'imyigire, aho usanga umwana w'iki gihe asuzugura, ari umwana utumva, ari umwana utitaye ku bintu ari gukora, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibyo ngibyo ni imbogamizi zikomeye cyane ku ireme ry'uburezi. Overcrowded yo mu mashuri, abarimu badasobanutse cyangwa se badahuguwe by'umwihariko, ugasanga n'abayobozi b'ishuri, abayobozi bamwe b'amashuri, ugasanga hari urugero rutoya ngiye kubaha. Umwana yakubise umwarimu ku ishuri ahantu runaka, ariko umuyobozi w'ishuri arabizinzika, arabiceceka kugira ngo uwo murezi w'ishuri atazava ku mugati, kuko urumva uwo mwana yari umuntu ukomeye, avuga ati ibi bintu nibimara kumenyekana biraza kuba imbogamizi. Ibyo byonyine biraba imbogamizi ku kazi ke. Ibyo rero ni imbogamizi zikomeye cyane ku ireme ry'uburezi bwacu by'umwihariko muri Afurika, ariko cyane cyane tugarukaho mu Rwanda. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, mukomeze mubane natwe, tuzajya tubaha ibiganiro byiza. Aha ni ku kiyaga cya Victoria mu gihugu cya Uganda.